rero kugira ngo mwami Imana yacu mu ijuru muri iki cyicaro uko duhuje abangana batya ariko ibiganiro bigiye gukorerwa aha hantu bihabwa icyubahiro nawe. Turakuraritse rero kuko bakuraritse mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya ububamo, natwe niko tukuraritse kugira ngo uyu munsi haba ari twe Mana sigaruka mwaka tuzaduhuramo nk'umuryango tukungurana ibitekerezo tukarebera bimwe na bimwe byagenze neza n'ibitaragenze neza. Icyo nicyo gitaramo ngira ngo mbwira abatari bari hano, nicyo gitaramo twari turimo, niyo nkera twari turimo, n'ubu birakomeje ariko kandi nyakugira Imana urabizi ko twese twicaye hasi ko tunganya uruhanga uze kunyemerera none nawe ufatira indangururamajwi hanyuma ubashe kutwakirira abashitsi bakuru. Umwanya ni wawe Data. Arakoze cyane muhesha w'amagambo, katumushimire tunashimire abantu bose bageze muri iki cyicaro cyangwa se baje muri iki gitaramo dutaramye munsi, abangana batya bene Buhiga, abishwa ba Buhiga, inshuti, abaturanyi ndetse n'abashumba bashumje amatorero, twese bageze hano tumuhaye ikaze. Hanyuma mu maso yacu turabona mushitsi Gorora, kuko iyo dufite igitaramo Rugorora akunda kudutaramira, akunda kubana natwe, akunda kuza tukabana. Rero Rugorora akabyara murakabyara inshuti yake ni amahoro. Ni amahoro. Mwahageze? Twahageze rwose. Reka naringize ngo nubwo mwagenze nanone ijoro tukabasuhuzanya cyimbo c'aba nagendanye bose. Muraho Rugorora? Muraho neza. Ni amahoro. Ariko hano iwacu hakonje. Hano ntabwo ari cyane. Hakonje sinzi nkaba uko none wanyu nkaba mwegereye amashuza, ariko aha hakonje. Ntabwo konje turi kumva kubera imiziki myiza waduteguriye biri gukomeza kunogera amatwi, ntawe uri kumva imbeho. Ndabizi, reka natwe tuze kuyitegera twumve n'imbeho iri buze gushira. Reka nsaba abana banegere nanone. Rugorora kuzimanire, turi hano mu gitaramo turataramye, ariko kandi tuba twizihirwa iyo turi kumwe nawe. Bana rero nibanegere kugira ngo mbashe kuzimanira Rugorora. Nabo mwagendanye n'amahoro? Nabo baraho. Yego. Urabona ko bagendanye umucyo wose. Bagendanye umucyo. Reka badufundurire banzi iyo mitemeri nayo izifata sezo baza bayimena uko baza bayibikora. Si abakobwa bo kwa Buhiga se? Nimba ari nabo barabizi cyane, ndabona bifata. Nimba nicyo nanjye nshaka kuvuga, ubiziga azanogereza akongera akanabikomeza igafata. Ibara bishoboye rero. Uzigira ngo umusaza nkatwe twapfa kubipfundura. Bisaba ababyigiye ahari. Isaba ababibashije. Nuko si utemere ku muntu ushonje urumva utarenduza bw'umwuma utaragera ku mata. Ndabihanganira. Nakubwiye ko bisaba ubabyigiye. Bisaba ubuhanga nyine wawe. Si buri wese. Bisaba ubuhanga nyine kubipfundura, ntabwo biba byoroshye. Inkongoro z'iwawe zigiye zinaturika. Nizo ngo za kijambere nizo zigezweho ubu ngubu. Urabona nawe iyo twavogereye iyo tugeze twagiye tugenda duhura n'abandi baminnye, bigaturika bikasamira, ibindi bikavuga. Ibyo twari twamana harya tibyahoraga ari ibingibi, ariko nyine ngo n'ibya kijambere byaraje.
za kijambere bije byose no kubyakira ajyana nabyo rugora nagize gufatire kuri iyi mbindi hanyuma tuze gusa naho dukozeho twembi baza bavuga ngo ni ku buzima bwacu yego ariko kandi bakuru baravuze ngo nta filime ihagaze none umwana nakumperekereze kugeza mu cyicaro hanyuma turataramye nawe muri kino gitaramo rwose ni amahoro dukomeze tuganire tunogerwe mu gitaramo icyo gihe nawe ntuza kugira inama utanga n'ibitekerezo baraza kutubwira akoze cyane rwose murakoze arakoze cyane data Wihiga atereka ngo ikaze atariko kandi nanone ndabizi kuko iyo ugeze kwa Wihiga nkuzi neza nk'umutaramyi mwiza ati bizaba ngombwa n'inama uragira izo za gutanga cyangwa se uragira inyunganizi uza gutanga mu muryango wacu rero reka dukomeze duha abantu bose ikaze abamaze kuhagera n'abandi nabo mbona bageze mu marembo namwe tubaha ikaze nimwegere hanyuma tuze gukomeza n'igitaramo cyacu tudatinze rero abatambyi baneza batamba bakurikirana nyakugira Imana rugorora umwanya n'uwawe naringize ngo mbanza nkubwire ko iyo mbindi iri imbere yawe ubanza kwifata mu ntoki ndi kubona isa n'iteye amakenga gusa oya nta makenga iteye bangu usomaho wumva uraza kumva ko idateye amakenga ageze mu kanwa nibyo ubaye nguwumva nayumvise subira ufatireho ibinyabazungu ntabamenya gusa subira imeze neza oya subira ufatireho nanone wumve oya nasogongeye rwose cyangwa nakabeho batinye oya imbeho niwe uri kuyivuga wowe ntayifite njye naguhakaniye kuvaga ariko nta mbeho ufite rwose ndakeka nabo twagendanye ntawe ufite imbeho asante yego nk'uko umwana wo kwa Wihiga yarabivuze reka nanjye sabe umwana w'iwacu twagendanye ntambuke hano mbere y'uko ngira icyo mvuga umukobwa wo kwa rugorora yahageze reka gusa guhaguruke ibyubahiro byanyu maze bashikirize iyi nzoga nanakubwire n'impamvu yayo nuko iyi nzoga ni ubutumwa bwa data Rugorora yampaye muri salamu yego yambwiye ngo nigera hano mu rugo rwa Wihiga bakanyakira neza n'urukumbuzi rwose ugende umwongerezeho ubutumwa ubwire ko ari salamuye nuko kandi aragukumbuye cyane ubwo rero hano n'akanjye ariko ubutumwa mu bwa data Rugorora inzoga n'isalamu mwishyikire rero uyakire urakoze cyane Rugoro urakoze gusa waravuze ati Wihiga nakwakira neza ariko ndabizi ko kwa Wihiga na Rugorora ni kavumu kajumu ntabwo twakwakira neza wahageze hanyuma n'iyitwererano y'inzoga waruzanye uti ushira umusaza ndayibonye ndanayishimye akagira Imana urakoze cyane nanone terekera hano genda uzanire indi mbini mfite hariya abato bari aha ngaha bashobora kuba batabizi bazi umuvukano wacu
kandi ndabona bahari benshi, ariko abasaza turi kumwe aha bose, baba abo mu ruhande rwawe ndetse no mu ruhande rwacu, bo bazi amateka ya Buhiga na Rugorora, bazi ko Rugorora na Buhiga ari agati gakwiranyije. Iyo duhuye tuba tuje dukurikiye imbuto twarabibye kuva kera, nubwo twe turi bato, ariko kuva kuri ba sogokuru na ba sogokuruza bari barabibye imbuto nziza kwa Buhiga, ari nayo uyu munsi turimo gukurikirana kugira ngo turebe ko yameze. Abangira ngo nanone inyakirira inzoga, hanyuma numara kuyinyakirira uyiterekaho, ize kukubwira ibyayo. Nayiteretse Bayiteretse nama yakiriye. murakoze cyane mubyeyi, Urakoze none. Buhiga murakabyara. Urakabyara inshuti yanjye. Kabyare ntanze ni umuvukano, Kabyare ntanze ni umuvukano, nkuko nari maze kubivuga. Umuvukano wacu si uwa none, kuva kera kose. Aba bose ureba abenshi bakomoka kwa Buhiga. Mu minsi yashize twari tubyiriye umwana w'umuhungu, turi iwacu mu rugo, araza adusaba yuko twaganira turi mu muryango. Hanyuma aratubwira ati, babyeyi rero mwarakoze kumbyara, murandera, ndakura, munjyana mu mashuri, ndiga amashuri ndayarangiza. Ati ariko aho nangirije amashuri, hari urubyiruko bagenzi banjye tungana bantanze kugira icyo babwira ababyeyi. Ati none nanjye rero ndarambiwe kwitwa ingaramakirambi, ndumva mpuze, ngomba kubaka urugo rwanjye. Nuko rero umwana aterura ijambo, tumutega amatwi twese, aratubwira ati burya bwose iyo tuza tujya twahuriyeyo na benshi, ariko tuza kuhahurira n'umukobwa duhuza urugwiro. Uwo mukobwa twibwiranye ambwira ko avuka kwa Buhiga, ndetse ndarambagiza, gerageza gukubaririza imyitwarire ye n'imico, ndetse mbaza n'ababyeyi. Nuko ndashima, musaba urukundo yuko twazabana twubakana. Nuko umwana rero aratubwira ati, njye ahanje naraharangije nk'umwana, atahasigaye ni mwebwe, n'uruhare rwanyu nk'ababyeyi kuzanyubakira. Akitsa rwose twarishimye, turamubwira tuti ntabwo bayobye, kwa Buhiga niho tuba dukura agakiza. Ndetse kwa Buhiga niho dukura imbuto z'amoko yose. Iyo dushatse inyoko muntu, dushaka imbuto y'umuntu, tuba tuyikura kwa Buhiga. Twashaka imbuto ihingwa, tukayikura kwa Buhiga. Twashaka imbuto y'inka, n'ubundi niwe tuba dukuraho icyororo. Nuko data Rugorora ntiyigeze azuyaza. Bwarakeye afata umugabo, amuha inzoga, amutuma kwa Buhiga. Aramubwira ati, data yantumye ngo nze gutaka inzara, none turaje ngo muyitumare. Kwa Buhiga baramucumbikiye, baramwakira, baramuzimanira, hanyuma baramusasira, araryama. Bukeye mu gitondo
Buhiga aramuherekeza aramubwira tugende ubwire Rugorora ko nkiri Buhiga wawe ni wa kera se, ntabwo nahindutse, tugende umubwire yuko inzara nzayimumara. Nuko rero ageze muhira atubwira amakuru, turishima twese kuko yaratubwiye ijambo ryiza. Nanone nyuma y'iminsi mike Rugorora yongeye kohereza umuganda amuha gaju ikinze ndetse amuha n'inzoga, aramubwira ati nugera kwa Buhiga iyi gaju bakayungururira uze gutanga inzoga ubabwire ko ari inzoga yo gushitsa gaju. Uko niko byagenze, yarahageze arugururirwa, hanyuma atanga inzoga yo gushitsa gaju, avuga ko ari inzoga ari inka yifata aremba. Aramubwira ati Buhiga iyi nka ni ya Rugorora nawe murayisangiye, uzayiragirire ku nzira, uzayicisha imanza, uzayirohanwe. Uti nzi ko wabyaye abakobwa benshi, nihakenera abo ushaka kurongoranya bakayigomba, uzayibahe kuko ni inka yanjye nawe. Nuko umuganda asubira mu rugo, ageze yatubwira amakuru. Nanone turishima, atubwira ko gaju bayicaniye kandi bayijyanye mu kibuga cy'izindi. Nanone inzara yarakomeje yogereza, data Rugorora arongera nanone afata inzoga nk'iyi ngiyi ayiha umugabo, araza aramubwira ati nugera kwa Buhiga umubwire ko iyi nzoga ari inzoga yo gutebutsa, ati rwose aracyashonje. Buhiga ntiyazuyaje, aramubwira ati yitaje ryawe nararyumvise, ugende umbwirire uwagutumye rwose agende yitegure, nanjye ngiye kwitegura, ngiye gutumira abaturanyi, ntumire imiryango, ntumire n'abandi bakomoka kwa Buhiga bose. Hanyuma uyu munsi kuwa 4 uzasesekare, nawe ugende witegura, uzatumire abishwa n'abakwe n'abaturanyi, muzaze uwo munsi nzabamariza. Nuko ageze muhira tubwiye amakuru, nanone twarongeye turishima. Iyi nzoga rero ureba aha ngaha Buhiga ni inzoga yo kugusaba umugeni, inzoga yo kugusaba umugeni. Ndabizi yuko ukuze rwose, nzakubera amaso, nzakubera amaboko, nzakubera n'amaguru, uzantuma aho ushaka hose, kandi nzakuburana, nzakuburira, nzakuvuga neza naho utari. Nkabasoza kugira ngo iyi nzoga mwitumire neza nk'imfura, n'ubundi musanzwe muri imfura, hanyuma muze kutubwira ijambo ryiza. Abasoza bavuga ngo musabwe ubyare urakabyara. Urakoze cyane narengera ngo iyo wicaye ngo tuganire twicaye, yanjye niyo kubera n'umusabyi niyo nakwirirwa mpagaze nta kibazo. ngira ngo waruhaniye wumva ngo musabye nawe arahaba. Yego, ariko waruha. Urakoze Rugorora. Njyewe mbere y'uko nduruza gusura mu magambo warongeye cyangwa se bahereyeho, warumpaye imindi ya mbere, urambwira uti imindi nguhaye uti ni iy'isaramu. Rwose Rugorora yampaye imindi y'isaramu, arambwira ngo niguheze iyi imwe kubera ku nyota, nuko isaramu ya Rugorora yakohereje. Ubu nyine urambwira uti mu mvugo zawe uti nasabye umugeni wawe, naragenze nazanye inzoga, uti none n'ubundi iyo nzoga
iracari sawa siko mbwiye rwose. nanone inzoga yo gusaba nariko ngira ngo uraza kumbwira uti yewe nazanye inzoga nikoreye ariko kandi turayisangira kuko ari iya Rugorora na Buhiga naje iwawe Sindi buyizane ngo hanyuma ari njye wongera kuyitegeka. Nimba nayigutuye ubwo niwe uri bumenye kuyitegeka, nuhitamo ko tubisangira turayisangira, kandi nanone nuhitamo kubisangira nabo basaza bari aho nabyo birarushaho kuba byiza. noneho nite ko ari isaba umugeni nimara nitereke Oya, niyo kunyobwa. Inzoga ntabwo ari iyo gutereka. Iyo wagutuye inzoga ibizanwe kugira ngo inyobwe. kandi wambwiye uti wowe nyirayo batinye kuyipfundura ati ni ijambo ryawe riza kuyipfundura ariko nariko ngira ngo nuyizana uravuga uti naje nikoreye ariko turayisangira kuko biza biryoha bisangiwe ngira ngo iyo Rugorora na Buhiga bahuye bagasangira nibyo biza biba byiza. Oya, no kuri kera mu muco abantu bakigira umuco wo gutura, iyo abantu babaga bejeje hanyuma bakenga umugomba, iyo waturaga umuntu wamutekerejeho rwose habaga hari abasogongezi. Sinzi abasaza bakuru bari aha barabizi. Ubwo abasogongezi nimba bahari ipfundurwe rwose batwumvira uko imeze. kandi wowe wayimpaye usa naho wayikumiriye naje kandi cyo cyatumye nayikeze nayikuzanira nkongera nkayikumira mugani wawe. Nayizanye ari yawe rwose uyitegeke uko ubyumva. kandebe nzira ndi buke naje kugira ngo nze kuyisingira kuko nabonye ari ndende. Rugorora urakabyara ubyagije inshuti yanjye. urakabyara dore ko uteruye uti Rugorora na Buhiga baravukana, basangiye sekuru, basangiye nyirakuru, basangiye imisozi, basangiye akarere, basangiye ubwami ndetse n'uruzi bavomamo, batikanije ibisambu, umwe yatemye umwego undi atema uwundi. Rero amasezerano ya Buhiga na Rugorora bagiraga yari ayo guhana inka ndetse n'abageni. Uti niyo yayadukurikiye rero ibi birego hayo ubona bituzanye ahangaha si ibya gusa, nubwo no kukuramutsa kurimo, nubwo Rugorora yohereje inzoga, ariko kandi hari n'ijambo ati twabaye twicaye dutaramye, umwana araza kudutaramira tubwira amakuru, tubwira ati imyaka mfite n'iy'ubukure ntabwo turi imyaka mike, ni imyaka yo kubaka, sinshaje ariko kandi no kubaka. Rero atubwiye amakuru ntiyigeze anazuyaza, yaje no kutubwira n'uwo yabengutse aza kutubwira ati iyo twari turi nahuye n'umwana mubajije kunibwira ambwira ko ari kwa Buhiga. Rero yarikije turamubwira ngo iyo ni amahire kuba warabonye umugeni ukamuzana ukamubona kwa Buhiga, aho ni iwacu. Nuko mu gitondo twagize umugabo kuko umuganda atuye iwawe n'ubundi niwe dusanzwe dusaba. Tugira umugabo araza, aramubonye yageze iwawe aza kugutakiriza, tarakubwira ngo turashonje kandi igihugu kireze, igihugu tugituranyemo n'abandi, ntabwo tukirimo twenyine, imyaka ireze turaduhahira mu isoko imwe n'abandi ndetse nabi iwawe tuza tuyihuriramo, ariko kandi cyo dusonzeye cyane, dusonzeye umugeni kandi twamubonye iwawe. Rero niyo makuru atugenza tinuko umuntu yaraje yageze iwawe uramwakira, maze kumwakira siga inzoga yari yikoreye arayitereka ku kibindi cyayo ku ngata yayo, aragaruka none bwarakeye araza azana inka arayishitsa yigeza mu rugo iwawe, warayibonye warayicaniye, ndetse akubwiriraho ijambo arakubwira ngo iyi nka nguhaye sindagizo, ndabizi ko wabyaye abakobwa benshi ugeze igihe cy'abakwe birongoranya nihagira uyigomba uzayimuhe. Nuko yarayigusigaye yaragarutse, nanone ntibyatinze turangara twohereza umugabo araza yageze iwawe, icyo yaraje kukubwira nanone yari yanze aritari kwishira, aza kugutakiriza
sinzara rero gutakira kwa kukubwira ngo muhereze umunsi azazagere hano mu rugo zohamagara bene Buhiga n'abanyaruguru baze n'icyayi batarame baganire ti akubwira ijambo ti none twaje inzoga nkuzaniye rero niyo kugusaba umugeni ngo duhe umugeni hanyuma numara kuduhereza umugeni ibindi bisigaye nitwe turi buze kubyikorera so ko wavuze rworo ni ukuri rwose niho nabaje kwibaza tese umugabo wawe wa mbere yaje gusaba umugeni yego umugabo wa kabiri yazanye nanone inka yo gusaba umugeni ayizana n'inzoga yo kwishitsa arongera nanone araza aratebutse none umunsi wazanye inzoga yo gusaba umugeni turaguha wa wundi turaguha undi baraba babiri tuguhe iyo uza gupfundura inzoga ngo tuyisangire kuza gukiranuka ikadufasha ariko reka ubwo yageze hano ntukwisubiranyeye oya nta nubwo nayitegeka nayigutuye ikindi nubona nkwiriye abageni babiri abantu mwakomye mu mashi jya baje gusaba umugeni umwe nkabangabanya babiri numva atari igisubizo hano nzi ko nza kuboneraho umugisha cyane hanyuma rero ubwo waje usaba umugeni yego ukava kwa Rugorora ukaza kwa Buhiga gusaba umugeni sindi bwo kwicisha amagambo kubaza ngo si umugeni waje gusaba n'indi abageni ndabafite urabizi ko abakobwa arimo nabyaye naje ndabafite nubwo ntabyaye igitsina kimwe nabyaye n'icyo abahungu ariko abageni ndabafite ndabizi reka ngusabe uhaguruke guha umugeni we umugeni kumugiza umwe kandi wari umaze kunyemerera none se ndaguhera icyarimwe ngwino nguheza uwo baje kusaba nawe wari wambwiye oya umwe keretse nimba ushaka ko mubwira amazina ye kugira ngo ndabizi amazina erega ndashaje no gufata mu mutwe ni ikibazo nimba wumvise urarinda ufata mu mutwe ndaguhereza umugeni waje kusaba rwose simbugaye ahubwo reka mubaze amazina ye kandi jewe nakubwira niko ma arivugira ni mukuru ngaho mbwira amazina yawe hari ayo wavuze oya sinjye ugomba kuyavuga ndavuga umugazana none se wansabye umugeni ariko reka yivugire wewe Banzaworo wewe icyo wansabye ni umugeni si wo wansabye yigeza ku izina ry'umugeni none ndaguha umugeni numara mbwira ngo ndabaze yivuge banza wakira umugeni cyangwa wamugaye mbwira uti ndabaye ntabwo nza ngaya uvuye iwawe none ndabigenza nte uko tubigenza niko rugora nimumfashe reka haye umugeni mwansabye reka rwose reka njye mubwire uwo umwana yambwiye ureke mbitinyuke niwe wabisabye uramubwira basabye uwo muraza kumuvuga niba umuvuga ariko bansabye umugeni kandi nemeye mvuye mu cyicaro nemeye umugeni none ndamuzanye gutereka banza wemere reka nkwereke ibi ni ibyanjye nawe uyu sinamuhakanya oya ngwino nkwereke cyicaro wakumva sindikwa ushaka kwisubira naze yicara hariya erega njye nasabye umugeni umwe wampaye babiri n'uyu ndamwakiriye ngwino ubanza kuvuga ngo niyivuge reka none kandi bisubira ko kuva umugeni ndimo gusaba yitwa Aline Iraribagiza ahubwo icyo wambwira uti ndamufite cyangwa se nitumugira ubu naho izina ryo ni iryo ubwo washatse ko ari ryo mvuga yego
kandi n'uwo musabira nawe ni umuhungu wanjye yitwa Justin Rwunguruza. Usuye mu mvugo yanjye ya kare ngira ngo nakubwiye ko baziranye kandi kare watubwiye amakuru ye. nuko uwo ni we saba rwose kandi uwo musabira n'uwo nguwo. urakoze cyane. warabuze ati n'umugeni nawe gusaba ari n'amazina, ndaza kukubwira amazina y'umugeni wenda ko ndabona wagendanye amakaratasi nimba ari umusaza wa mugani nawe ko bararinda kukwandikira ndetse no gusoma sigaye ari ikibazo. Marinette ndayatira mu kanya. nuko rinda kwifashisha amarinette Rwose umugeni wo kwa Bahiga. Mbere yuko tunamuvuga amazina, ariko agira uburyo azasabwa. iyo azasabwa gira inzoga zikosha bakwemereye umugeni, kandi umugeni sinigeze muhakana, namukwemereye. yego we waruvuze amazina ye. turaza kubaza natwe ba nyirasenge ko ari hano hafi kugira ngo aze kutubwira ko hari mazina basabye, ariko ngira ngo nawe imihango yo gusaba umugeni ko wazanye izo gisaba twayibonye. umugeni ni Mutumwinka wa Mukobwa Jana ya Nyirabihogo, amazina ni menshi. muri ayo ngayo wavuze uraza gusanga hari andi y'imigereka ari hejuru y'ayo ngayo. bituza kumukwemerera niho uri buduhe 8 kuko twamwemeye tukamukubwira ngo umugeni arahari. rero buza kuduha 8 cyangwa uraduha 8, ariko wamubonye burya umwanditsi w'igitabo yavuze ngo Toma yaravuze ngo no kwibonera, yabanza wibonera ubone gutanga 8. ndabizi ko bazabasabisha inzoga ariko mukabakosha inka, ibyo nari mbizi rwose. ariko nukubisabira umuvyeyi rwose mwabanza mukamunyemerera ku mugaragaro nkanamubona ngakwa uwo ndeba. ese wowe ntufite amatsiko yo kubona umukwe wawe? njyaga mu maso nabanya mba numva ibintu byose biri byo, ariko ubwo wavuze uti nza nk'uwo nabonye, yego umugeni twamukwemereye, yego hanyuma tumaze kumukwemerera bene Rugorora bicaye aho bose nabyumve ko umugeni rwose kwa Bahiga mwaje gusaba twamwemereye. reka twumve impundu zo kwa Rugorora zigaragaza ibyishimo yuko twagabanye. yego impundu z'amajigija twagendanye n'abakecuru, twagendanye n'abagore bakiri bato, sinzi nabo reka tuba irabuje ntabwo uzi gutera impundu aho inyuma twumva. oya ni impundu nyine nizo izo nyine ntiwazumvise rwose. izo ni impundu zo kwa Rugorora rwose. yumvise umuntu atanga impundu abantu ntibasigisha, ariko buriya iyo abantu basetse nibwo nibwo impundu baba banyuzwe nibwo ziba arizo cyane rwose.
hanyuma rero nawe ubwawe ndatekereza ko ufite amatsiko cyane rwose, ariko ndabona wewe ukuze katoze kwiyambaza uriya musore aze kudufasha, ariko kandi natwe twari dukeneye kumenya uza usabira. Mbere yuko tuza kubaza ba nyirasenge w'umwana ko ari hano hafi, dore ko twagiye amahanga, hari abajya kuririmba, hari abajya mu bitaramo, hari abajya mu bindi. Hanyuma rero mbere yuko tumenya ko ari hano hafi, twari tugize ngo nawe ubwawe banze twereke usabira, kuko ndabona urashaje, si wowe urimo wisabira, kandi wanabivuze uti ndiko ndasabira umwana. Kereka umwana akaza akaturamutsa, hanyuma tugakomeza. Urakoze. Reka nsabe Justin, haguruka da, haguruka mu byubahiro byawe, utambuke uramutse baso. Bana babonye sinda no babitumenya ko batanga. Munyemerere muryango, munyemerere ati nikaza turabishimiye mwese kandi murasa neza. Icyadufasha cyangwa ikatunezeza no kumwese mwakwemera mukaba abakwe ukwarugorora abakwe ukabuhiga. Koze cyane, koze cyane, hanyuma muraza koze mwanyimire tukayabaha abasore bacu amashi. Murakoze cyane, narivuze ngo abasore bo kwa Rugorora n'imfura kandi bose barasa, narivuze ngo icompa Imana yo mu ijuru baduha mwese mukaba bakwe bo kwabuhiga, nico cyo tunezeza. Mungere ngo bampera amashi menshi, reka mbasabe uzi ko yaherekeje Justin atari intambwe ya mbere. Uzi ko yaherekeje werekeza ni muwizi nimutambuka umutere intambwe mugana hano, hanyuma azi kubabwira ikintu mutunganane neza, uye ko murasumbanya ibirenge gutyo. Mwamperera abasore bacu amashimisho kuko asante bw'amaguru uziga tubwifuza kuboneka. Biza bisaba ko umuntu abute byibuza nk'imyashubizemo ngo muvuge, oya turakoresha umutwe wazo. Hari uwo noba narengereye wenda yarasize nk'umugore rugo byibuze muri mwe mugire gutya cyangwa yego ntimurampe igisubizo neza. Hari uwo noba nazanye hano nkamwita umusore kandi ari umugabo, bamwe bari kubasigiriye abagere no bukabe bimeze bite? Sawa, none abantu bangana gutya mwogeza kino gihe mutarashaka niki cyabuze abagere oya reka babwire abapasiteri noneho muna maze muhumirize muce bugufi ngiye kubasengera. Imana ishobora byose, ndagushimiye muri iki gitondo kwereka urubyiruko bunamishijwe ukwabibona bunamye n'isoni z'imyaka bafite ko banze gushaka, ariko ndabakweretse ko Imana ubagirire neza igindi gihe kiki bazobe nabo bagire nk'uko Justin yagize. Hanyuma kandi niba abandi baza bagenda bakisiga bakisanga, tibagira ngo babwira ngo mugende neza, tibagira amahitamo y'amafunguro ni capati ni munange ngaho ibintu byose mu izina rya Yesu. Bwana mvuge ngo amen abasha. Asante cyane. Noneho mugende muririmba muje hariya kuri ziriya ntebe niza, amaze mugende muririmba ngo ko wagire Justin ngo naje ari kuzangirira sikwindi bivuga muri okovu ngaho ni mugende mubampera amashyi barageze mu cyaro. Murakoze cyane. Hanyuma rero pare twemera uzamuriye umuntu umumpera amashyi n'umusore mwiza mwiza yakoze akazi neza. Hanyuma wihagararira hugeze nsabe noneho amatsiko ni menshi ngira Justin tere intambwe zibiri gusugana handi zibiri. Amashyi yanyu ari hehe n'ukuta mbisabire nimuze mbayobore kakarimbo keza gaherekeza abageni bacu nimuze, hanyuma mugane mu zicaro byiza, izicaro babageni kakarimbo kari karimo rwose ariko musubizamo
mu gihe tugitegereje ko abageni bacu bagera mu byicaro. Arakoze cyane, arakoze cyane. urakagira Imana nshuti yanjye. mu kanya warumviye uti mbere y'uko baza ba nyirasenge barine yuko ari hano hafi, nkeneye kubona umukwe wanjye, ngira ngo wamubonye. namubonye rwose. Bene Rugorora barasa barareshya. namubonye. Erega buri uzi ko ba nyirakuru ariyo bakomoka. Nibyo nari ngiye kuvuga, nari mvuze nti uriya nyine yaradusoromye, ariko nashimye rwose. Murakoze cyane kuba mwashimye. Abantu twagendanye amashyi nayo nayo kuri makasana no kugira umukuru amubonye, nanjye mfite amatsiko yo kubona Aline kugira ngo yicarane hariya baberwe. Uwabiteganyije hariya urabona ko yahasigaje, akabaye byiza natwe amatsiko turayafite kugira ngo tumubone mugaragara. Kanaje mpindukire mbaze, ariko mbere y'uko tubaza ko Aline ari hafi, ngira ngo bagira sengere baba babyumva n'abasaza be bagende baturebere ko Aline ari hano hafi, ariko baraza no kubikora mu ndangururamajwi. Ariko reka sabe bene wiga, kubera ko tubonye umwana mwiza wo kwa Rugorora kandi wakunze urugo rwacu akaba rutashye, umumumpera amashyi menshi. Hanyuma nanone reka mbaze ba nyirasenge w'umwana ko bari hano hafi, mubwire umbwirire Aline. Tegereza ubwo abana baba batari hafi aha ngaha, ariko kandi baraza kuza. Tegereza rwose. Kanisa ayowe noneho amanywa arabaye, inka nazo nyine zikeneye gushoka, abona nyine byanze, noneho ngo arangije abonaga gusiga ikanisa kandi ariwe wayoboye, abona ngo ni ikibazo. Arangije abwira abakorari ngo mwe muri indirimbo 12 ngo ngizandaje, ngaho nawe DJ ushiremo indirimbo 12 mu kanya ndaje nzana yari komeza muteri intambwe mugana hano, nimuza kugira hano bakosabira amashi babashimira ko nama nziza indangagaciro za koze cyane. Abandi banyirasenge wa Aline ntako batagize wa mugani ngo bamuhe inama nziza. Nayo munsi mubona rero batubereye umunsi mwiza kugira ngo twishimanemo imiryango ndetse n'inshuti n'imiryango. Munyemere tubashimire tubahe amashimisho barayakwiye. Murakoze cyane. Hanyuma rero hari barumunabe namwe mutwemerere gutera intambwe gana hano mu gitaramo, munyemerere gutera intambwe. Komeza rero gutera intambwe mugana hano. Barakoze cyane. Abana bacu mwanyemera nabo twabashimira, tubaha amashyi menshi, bamena amashyi menshi cyane. Barakoze. Hanyuma rero abageni bacu, umugeni wacu ndavuga Aline ndetse n'abasaza ndabona nabageze, urabona ageze mu marembo n'abasaza baramugaragaye. Komeza mutera intambwe, ubona Aline n'abasaza be na Marene, mukomeze mutera intambwe mugana mu gitaramo. Ati araje araberewe. Komeza gutera intambwe mugana mu gitaramo. Komeza rero gutera intambwe mugana hano mu gitaramo. Ati araje araberewe. Guhagarara ku kwezi akora abasore b'ibwango utavuganye neza.
Mutera intambwe mugana hano, ukomeza mutera intambwe. Ndavuga Aline ndetse n'abasaza be, mutwemerere photographe naza kureba uburyo ki wipozisiona hano hantu ngira ngo koze cyane nimero rero muhagarara mugeze DJ cogoza mu gake hanyuma Justin ngiye tuvuga nawe uraruze kuri hariya bari abasore b'igango hanyuma nibaza kwemerera yego naje kugera kuri Nyabibagiza ari muvuganye n'aba basore baza kuvugana nabo rwose mwaza muramukanye hanyuma yego mwabaramukije ko bagikomeye kuri mushiki wabo muhari ijambo mutaravuga nyine Wapeti niko nawaona Wapeti Freddy noneho rero niba mumuzumva kimwe nimuramutse muramu wanyu hanyuma ndaza kubabwira igikurikiraho muramutse cyane mufite nyine nk'abantu bari bakumburanye muramutse Justin banda muramutse Justin nicyo nshaka mwabampereye amashi utuntu turi hano twiza amana yanjye asante cyane muba bapeti Fremana mureka mbabwire mbere yuko musubirayo hari umugabo wigeze kuwurwandiko rwo kumusezerera mu kazi agera muri promotion ageze mu rugo asanga nuko bimeze maze namwe murebe muri izo gahunda hanyuma amani yaje niba usanga bimeze neza rero mwaba mugenda moja mbili mwendo wa pole bica biriya aho tutebe twinyuma maze mukurikire filime ati ni ibyo birakwiye mubampera amashini kuri bino bintu ni byiza cyane no kubonera ngo habaye murakoze cyane yego babashakira udutebe hariya hanyuma rero ari pare subira inyuma gatoya pare gato subira kandi wongere subira inyuma gato suze kabisa yego murakoze cyane ariko ndasare kwibana amashini muri abandi ati sinzo byo reka ngusabe muze hano ngo niho heza muraza kureba hariya mwari ngwino hano murasa n'abarebana kugira ngo ifoto ze kugaragara neza ndabizi neza ko ururabo nta muntu n'umurara wo kugeza isaha twemerera muhe tukibanga cy'ururabo hanyuma nawe nakwishimira araza kumwenyura gusa n'abarebana ariko kwiza muri gusha amafoto yego tumuherera ari akane koze cyane ati sivyo gusa atindagira mu mpambike ikimenyetso gikomeye yego ikimenyetso cyo kuzamure kabisa oya n'abahungu bari hano gaho basende kubasezeraga ikoze neza cyane mu registre ngobere koze cyane yego hanyuma ari zamurwa kuboko kw'ibumoso kuzamure cyane wereka baraha ndabizi ko batakwima amashi cyane nze kubasaba muze duhagarare hano mwebwe kugira ngo ababyeyi baze kubana nabo baza ngo yego nimuze mufashe izo mpano bacu munyemerera abantu bacu bageni bacu barasa neza baraberewe kandi bakoze igikorwa cyiza iki gikorwa muzi ukuri kiza gikora ababyeyi ku mutima iyo ugize amahirwe umwana akaba gutya ukamurera ukamukuza akakwereka ibirori nk'ibi ndibaza ko icyo kintu kinezeza ababyeyi bose nimubambere rero amashi ubwabo ayo mashi ntakwiriye abageni murakoze cyane reka rero nze gusaba papa na mama wari nimunyemerere gutambuke hano ikibazo bayobore protocol no gukora akazi kanyu neza nta kibazo hanyuma ababyeyi bacu turi kumwe photographe niyo nshaka kureba kubwanyu rero uyu munsi ni umunsi kugira ngo tubashimire mu miryango inshuti n'abatumirwa b'imiryango yombi mutwemere rero umuntu ufite ingofero ya papa nayizana y'imbere Justin ndetse n'Aline imbere Justin n'Aline Marembe baza kumufasha akoze iyo ngofero umwegere hariya fatanye bwanyu mwembi
papa mama mutwemere namwe mutwakirire yemeye mushimira abavyeyi mu bamashi murakoze cyane papa rero turaza kugusaba iki kintu abana batinye gukora mu ruhara rw'umusaza utwemereye iyo ngofero ushire ku mutwe ndabizi ko mwagendanye bose n'aba kuzirikana baraza kukumvira amashi murakoze cyane asizwe gusa atari inkoni ikwiriye wowe data murakoze cyane mumushikirize na mama foto nziza y'umuryango foto nziza hanyuma mutwakirire yego murakoze cyane papa reka ngusabe iyo nkoni wemere uyizamure tuzamure bakumvira amashi zamure murakoze cyane ati si ibyo gusa hari igiseke cy'umubyeyi ariwe mama Aline nyemerera umpere Aline na Justin bampere icyo giseke Aline yambwiye amagambo mama arazirikana ineza yawe arazirikana inama zawe arazirikana urugendo rurerure mwabanyemo nawe aribuka byinshi akibuka za mpanuro akibuka za nama ariko ntiyashimye mu ijuru imugejeje kuri uyu munsi rero inishimwe ry'igiseke yakubikiye nuza kugira mu rugo mama uraza kwemera mana yanje we Aline we ikomeze nanje ukunza mbagito ukurarira gutyo nanje namakubitira ku hasi mama twemere mutwakira icyo giseke murakoze cyane mwambere mama nari namashimisha ko yakiriye asante cyane murakoze cyane ababyeyi bacu reka basabe foto nziza mwambere ababyeyi amashi akabageza basubije cyane yego murakoze cyane mama murakoze cyane ababyeyi ba Justin namwe mutwemereye mutube hafi turabazirikana nk'ababyeyi ku neza yanyu n'inaze yego mugaragaze mu nama kabageni bacu ku mpamvu z'amafoto mu namuke gato kugira ngo amafoto aze kugaragara neza reka rero munyemerere iyo mpano muyimpere papa mubyeyi wacu twemerere twakirire iyo mpano koze cyane umumpera amashimeshi n'ababyeyi bacu amashimeshi papa rero twemerere iyo sapo ishire ku mutwe amaze nuberwa ndabizi ko baza kuguha amashi asanga umumpera amashimeshi cyane umubyeyi wacu ati si ibyo gusa ati hari n'inkoni y'ubutsinzi twemerere abana bacu bayikugerezeho Aline ndetse na Justin munamuke mugaragaze munamuke ari gatoya kuko impamvu z'amafoto gutyo murakoze cyane photographe uzambwira nusoza koze hanyuma papa reka tugusaba iyo nkoni izamure y'ubutsinzi kwarugura ko bamushimisha ndabizi ati hari igiseke cya mama ufite icyo giseke naze mumpere koze cyane mutwakirire mama twakirire yego mama icyo giseke nturatugeraho neza gutyo hanyuma murebe hano asante cyane gutyo mwabambereye amashi ko baberewe basa neza asante cyane murakoze mama twakirira icyo giseke hanyuma tuze kubasaba mwongere kandi musubire mu byicaro byanyu murakoze cyane murakoze cyane DJ imerera cogoze iyo nanga hanyuma ari abamubaniye neza ariko kandi mwese mwamubaniye neza ariko kakanya reka duhamagare bake muri benshi bamugiriye neza cyangwa bamugiriye akamaro hanyuma aze kubashimira reka rero nsabe umuntu ufite impano ya Moise nkunda abantu na Justin ari hafi Moise natambuke hanyuma wakiriye impano ariko ni mu minsi mike ni kwa heri yego photographe aza kumbwira twihuta dushimire Moise tumushimire n'umuntu w'umugabo cyane hanyuma duhamagara none dushimisha kiruhura hanyuma reka dusabe famille Blaise nibaze nabo tubashimire famille Mujanama nawe naze tumushimire famille Yabyishimo nimuze tubashimire hanyuma dusabe nanone Pamela natambuke nawe tumushimire Pamela natambuke hanyuma dusabe nanone Nyandegeya natambuke nawe tumushimire hanyuma ndaza gusaba nanone Bienfait natambuke tumushimire Bienfait naze
hanyuma kirimo bifotoza. Reka nsabe Keza natambuke kabisa, mwitse ko hasi kugira ngo amaso nayo agaragare. Photographe ya foto ari gupfukama wa hanyuma reka dusabe famille ya Jado, hanyuma turaza gusaba Moregwa Ange jo koze cyane. Reka dusabe Mama Nkunda naze, Mama Nkunda naze nawe tumushimire. Cyangwa Jane naze nawe tumushimire. Umugisha murebe hano muri kamera. Koze cyane. Hanyuma hari impano nanone Aline yageneye Justin, impano y'umukunzi we. Iyo foto turayisubiramo. Mujyanama niba yaje nawe no. Hanyuma murebe hano kuri foto. Hari impano Justin yageneye Aline. Hari impano Justin yageneye Aline. Ali impano y'umugabo baza bayishimira. Yishimire kabisa, ni byiza. Koze cyane. Munyemerera abo turi kumwe mu gitaramo, munyemerera twongere dushimira abageni bacu, mubaha amashyi menshi. Amashyi menshi cyane ku bageni bacu. Bakoze protocole badufasha rero. Abo dufatanya kino gikorwa cyo kwakira abageni bacu, munyemerere mutambuke hanyuma tubashe kuzimanira abageni bacu. Twakirizo birahure mare komeza basingize gutya. Marene twakiriye koze. Hanyuma rero ni muhuze ibyo birahure, mubihuze mwubaka akazu k'umwe, bihuze gutya mwese, bihurize hagati. Barefata icyo kirahure n'ukuboko kw'iburyo. Yego niho mubihuza neza. Hanyuma ndasaba abantu bose bari aha mu bampera amashyi abageni bacu. Yego twemerere rero buri muntu wese yirwaneho, batwirwaneho, ngo abandi mwirwaneho mwese. Hanyuma musa nabunamuka photographe. Mufatireho papa, mufatireho iyo foto ndayishaka mare. Yego. Mufatireho rwose ndaza kubabwira. Foto yagaragaye.
murakoze cyane reka rero bisabire mungere mu byicaro zanyu mwicarire ukoze rero ndatonye kugira Imana umwanya wanje wari uyu reka kandi unyemerere wongere dufate indangururamajwi no gukomeza kudutaramisha murakoze muhesha w'amagambo Rugoro ngira ngo mu kanya gashize twagana urambwira uti umutima wanjye urashaka kubona tushaka kumva gusa urashaka no kubona ngira ngo wabonye nabonye pe kandi nananyuzwe ariko mu masezerano dufitanye nawe nayo kukwemerera sayo kuguha siko se masezerano dufitanye nayo kukwemerera sayo kuguha ubwo rero dufitanye ngira ngo wambwitiza iryo nza kuvuga naza kurivuga nyuma wamaze kunemerera nuwo wanemereye namubonye none rero ngira ngo wamubonye urambwita ndanamubonye kandi hanyuma rero baravuze ngo inkoni zihirike ngaho rero wavuze ngo wanyemereye ariko ntabwo mpaye ntaba yapanze uriya bawemeye nyine abasiga process se yo gutanga mwamfura icyo kinyamurenge kikivuga kimwe iyo umuntu yemeye gutanga nyamara uraza kubyumva njyewe nicyo nkikwemereye nakwemereye naho ibyo kuguhereza ibyo birabaza kuba ibindi ariko ngira ngo iyo umuntu yemeye ntibisa bigora ibyo gutanga ariko mbaye nemeye nta kibazo byose biravuga kimwe biruzuzanya reka mbanze gushimire teguriye kibereye umuryango wa Rugarura ndetse na Buhiga ikirambi cyiza cyo kuganiriramo ikindi nshima ni uko iyo utwemereye nk'uko wari ubivuze iyo tubwiye ibintu ubishyira mu bikorwa aratubwira uti mugende mwitegure nanjye ngiye kwitegura ndabona koko witeguye aba bose izi mfura ziri aha ni abahamya bo kuzahamya yuko naje gusaba umugeni kwa Buhiga kumugaragara kugira ngo nuko niko bimeze yego mbere yuko ngira icyo mvuga reka nsaba umwana twagendanye yewe umukobwa wo kwa Ruguru Buhiga rero inzoga nuko nyemereye yakirire muvyeyi nikozeho yego kandi uyitereka aho ngaho nushaka uyigaburire aba bose bari aha nuko iyawe niwe umenye uko uyitegeka ariko iyo nzoga niyo gushima niyo gukura ubwatsi agahora ushima rwose abakuru baravuze ngo akanwa kavuze inka ntabwo arara amata ayo ni amata yo gukura ubwatsi cyane ko ubwatsi muri iki gihe ntaho buhenze bunagoye urabizi ko dusigaye tworora ijyambere twororera mu biraro ariko iyo ni inyunganizi kandi mwitwakirire twarayakiriye murakoze cyane ikindi nongeraho ni ikijyanye n'ikiganiro twagiranye kare wambwiye uti Aline arahari nubwo ntarabaza ba nyirasenge ariko Aline n'umukobwa Jana agira amazina menshi ni Nyiramariza ni Nyirabihogo n'andi ntabashe kurondora rwose uyu munsi reka nkumurike inyambo naje nshoreye 8 nasobanuriye umwana wanjye Justin kugira ngo mukumurike mugaragaro 8 twageneye umwana ni 8 w'inka 5 8 w'inka 5
ndabizi ko utazudukiriza umunani mwinshi, nzi ko uri umubyeyi w'impuhwe ugira n'imbabazi nyinshi, uzudukiriza urukundo gusa. Akindi iyo tuzanye mwinshi cyangwa se munini uzutwakira adukiza, ndetse uwo tuzanye wose uzusubizayo, kubera igihango ba sogokuru na ba data bagiranye. Dusubiye no mu mateka dushobora gusanga zimwe muri izo ari n'intizo, izindi ari n'indagizo. N'ubundi mwari mwaraturagije, urabizi ko itegeko ryaje nyuma abarishizeho simbazi. Izo nka ntabwo zigeze mu muco wacu, nubwo ako kanyuzemo ntabwo zashubijwe, abari bazifite bazigumanye. Abasaza bari aha ngaha ngira ngo barabizi. Bityo rero uwo munani mutwakirire, mudukirizeho, hanyuma mutumare inzara, maze tuze gusubira iwacu twishimye, tuvuga ko tuvuye kwa data Muhiga. Ikindi muze kugabura mukwize kuko ari mwe bakuru. Tukaba tubatambiye, tukaba tubasekeye, tuvuga ngo musabe muri mubyara kandi muze musabwa. Urakoze. Urakoze cyane Rugora. Urakoze. Reka nsabe bene Muhiga bakumpera amashyi menshi ijambo maze kuvuga. Rugora urakabyara. Abyara umubyangije. Warumbwiye uti hari ijambo mbwiye nk'iryo nkirimo ntekereza, ariko kandi reka ditangire inzoga kuko warinemereye. Yego. Urangiza uti nanone sida amaboko masa afite umunani wo kugukwera, sinoza gusaba harinde amaboko masa. Ntibikabeho rwose. Ariko ngira ngo simpamenya nimba ari uko gusa. Ese ni uko? None se ko ntarabata ku munani wumbuyeho nawumvise, ariko sindamenya kumva neza nimba ubanza naje zogora bimwe byo gushira mu matwi bizatuma abantu bumva neza, kuko aya ngaya yaranashaje ntarimo kumvikana. Yego. Daho si nije utamenye kumva Rugoro nuko bimeze rwose. Hame ndi kumwe n'abakuru banjye n'abarumuna banjye, urumva ntabwo najya guhindura ijambo natumwe. Nuko nanone sindumva uko aho uruhande uri bubicishe, ndaza kunanirwa kumva n'ubundi. Yego. Wambwiye uti ugiye gutuma nsubira inyuma. Ese mvuga nsubira inyuma cyangwa nje imbere? Hoya nuguje imbere, urasubira inyuma kubiri. Kandi wanze ko nje imbere. Habuze iki? Habuze ijambo wari kumbwira. None si ijambo utahaye mbwira ndiyivugire cyangwa nge subira inyuma. Ijambo saba vuga. Warinyibukije ko ari we mubyeyi kugira ngo nibuke. Sinkubwiye nti numbwira ngo nivuge ndasubira inyuma, ukugiye gutuma gasubira inyuma. Ubundi bone kureka nje ngakomeza imbere, ariko nutavuga ndasubira inyuma. Njewe ndavuga subirayo. Ubu twaravanze mico gusimbuka neza ngabanza gasubira inyuma. Gusubira inyuma naho nta cyaha kirimo. Nuko reka nsabe, ndabizi ko iyo wagendanye n'agasita hariya na byinshi, ndabazi inyota yabo ndayizi. Numvise panza bari wanazitwaje. None simbizi yaje wawe sa. Nuko aha naho se ntabwo ushimye kandi ndabizi se uzo gushima biraza inzoga zikoshanyirizo wari wansabye nazizana. Nimba nkigira kibuka imibare neza, umuntu yazibara zose akazibara amazina n'amazina yazo yanditseho, uwitegereze neza hariya bicapyeho neza cyane. Urakoze cyane Rugoro. Murakoze murakabyara.
akabyara umubyarije. reka mpaguru kuraza kuvuga utase uyu muntu we aho yavugiye yicaye Yego. ariko kugira ngo turyoshe ikiganiro nuko tuvuga duhagaze. Urakabyara inshuti yanje. Urakabyare. Kabyare ntanze niyo kugushimira mu by'ukuri igitekerezo wagize uravuga uti twarashonje tuza gukenera umugeni kwa Buhiga. Uravuga ya makuru yose nza kugusubiza kubwira nti mugeni turamukwemereye, ari nayo mvugo tugifite kugeza ubu nyine mugeni twamukwemereye kugeza aho usaba ko tumukumurika twamukweretse ari nini buriya rero wowe waje usaba. Urabizi ko Buhiga atohindurira Rugorora ntibikunda n'uwo muco nta n'uwo twamanye. Uti hanyuma mfite n'umunani nakugeneye, uti n'umunani w'inka zitanu kandi ndabizi ko utazukoshereza umunani mwinshi mu rukundo rwa Rugorora na Buhiga twamanye kuva bwa kera aho twatuye n'aho twaturaniye twahanye kaduhana abageni. Uti n'ibihe byarahinduye yewe si n'uyu munani twageze duko tugihura ariko kandi kubera ibihe byatumye tugenda tugerura ibintu uko byari bimeze bigenda bigaruka. Icyo ni igitutsi kidatukumwe ni icaburi twese turagisangiye ariko kandi singukundira umunani mwinshi gukundira umuco wawe. Urakagira Imana rero. Murakoze cyane. Hanyuma icyo twari tuje kugenda tuganiraho zari inzoga nuko warumpaye umunani udafite inzoga yikoshanyirizo. None n'ubundi uragarutse urambwira uti ngaka kabindi nguhaye ubuse aka kabindi ndagaheza aba bakecuru n'aba basaza kikoshanyirizo mabwire ngo ngaho twicaye twakoshanyije uzanye ibindi ariko kubera ko n'ubundi wamugani ntaguhera umugeni kubera inzoga reka nze kukwemerera bene Buhiga n'umumpere Rugorora amashi. Ndacakwemereye umugeni kandi munani utanze ndawemeye. Ushimye rwose. Kandi singusaba ngo iragenda biti ntabwo nitabayeho hepfo. Oya. Murakoze rwose. Hanyuma nimara kukurongoranya nzagera iwawe. Yego. Mu nka zitanu wakwereye ni wowe mutoya ni wowe ufite amaboko wowe ufite n'amaguru yo kwiruka muri iri barabara cyane rwose. ndakurongoranya inkimi. Murakoze cyane ndayishimye rwose. Hanyuma kubera ko ubwo turusangiye nawe Yego. tuzohurira iwawe Yego. kuko ibindi gasimbi kubwirira iwaje hari ejo nzokubwirira iwawe nahageze. Ikaribu rwose amarembo aruguru yiwe. Hari icyo nsigaje Rugorora? Oya byose babikoze. Ahasigaye sabwo byari Umurakajari. reka twicare rero. Twicare? No. Utazi uburenganzira? Twicare. Ariko nje nanone reka ngusabe mpaguruke mvuge ijambo ryanjye. Sebaga bambwirira abana bakanzanira Sebaga nayo mbwira muvugane hano murabyemerewe. Yego yego. Gorora yageze hano rwose nta urabona ko ntangiye guhindura n'amabara. oya ntacyo na bino uruhande rumwe biracara umukara ntituramenya ko bisa ariko byose ni umukara n'indi nta kibazo. Unafite n'amatsiko watangira ukazana wa muhungu wabyigiye w'iwawe agapfundura ukumva ni uko bimeze. Turaza kubipfundura. Umunyakirira iyi nzoga rero. Yego. Iyi nzoga ubona aho ngaho idasa n'izindi ni inzoga data yampaye Rugorora. Ni inzoga yampaye ambwira ati numara kugera kwa Buhiga bakwemereye umugeni rwose bagukosheje uti n'ubundi aracyafite inzara tuze kumuha inzoga yo gutegutsa anaguhe n'isezerano y'umunsi azaguhekera. Yarakwiteguye bihagije rwose nk'uko ubizi amasezerano yacu tuyamaranye igihe kirekire. Ubwo nkavuga ngo iyo nzoga ubonaho imbere yawe Buhiga ni inzoga yo gusaba isezerano yo kuduhekera. Nkaba bashimiye
batambiye mbasekeye musabwe mubyare bakagira imana gororoka byara kabyare waravuze uti n'ubundi ndacyari mu ngara yo gusaba ko ubwo wanemereye nanone umpa n'umunsi kazagera iwanjye ukaza upekeye ukaza kugarira yego kuko ibyari mu magambo bikazayavamo bikazaba impamo yego niko nabikubwiye kare ndakubwira ati rwose umugeni ndamukwemereye ariko hari ibyo nzovugira iwawe utavugira hano cyane rwose hanyuma se nubwo ntaragusezerera yego noneho wumvise ko nzokugabirira iwawe sinzokugabirira hano nta kibazo urifuza ryari ukwezi gutaha kwezi gutaha so gutaha muci uyu munsi turacyari mu kwezi kwa gatandatu ariko ukwezi kwa karindwi ni kugera ko mu mpera zako se oya mu ntangiriro zako azaba kwa gatandatu azaba ari iminsi 2 y'uko kwezi uwo munsi muzaseruke twarabiteguye kandi nanjye nararitse abaturanyi ndetse n'inshuti n'abavandimwe n'abandi bose badukomokaho uwo munsi muzaze muduhekeye ni karibu cya cyizere nzi ko udashobora kuwutatira igihango nuko uwo munsi ndagira ngo turawumva reka tuze kuvugana n'abandi uwo munsi tuwukwemerere reka duhereze muhesha w'amagambo n'ubundi akomeza ati yakoze ikiganiro kimeze neza mwabampereye amashyi y'ababyeyi bacu murakoze cyane umwanya tugiye kuja musare wanyibukije ejo bundi hari umukecuru utuye hariya hakurya idurayi noneho yari avuye imuhira wagereke idurayi akumva itike yo kuja mu mujyi yitwa Mbaho aho yaje gukatisha imboga akumva ngo Mbaho yagira gutya ibintu byose akumva ngo Mbaho noneho giwe atekereza mu bundi buryo ntiyamenya Mbaho guco bisobanuye yiwe yamafikiriya mu mafikiri yiwe ngo Mbaho ngo nindamukanye noneho yasigara ahura n'umuntu ngo Mbaho yewe none ga Aline yakowe kandi burya iyo umuntu yakowe aza koga inka izo nka zamara zikabyara zigakama zamara gukama ya mata akavamo iki amavuta soko rero munyemerere twongere dushimira abageni bacu n'ababyeyi bacu tubahamagara ni ibisabwa na bakirira abashumba bakuru abashumba b'amatorero tukakira abakuru b'imiryango tukakira n'abashitsi bacu ndetse tukakira n'ingeri zose rero nagira ngo gusabe icyubahiro cyawe muzenge kugira Imana nyemerero ry'ejuru hanyuma dufatire rugorora mukuru nabindi bivuze mu busitani bwacu ni bugari tugira hanyuma ababyeyi bakuru hanyuma urubyiruko nabwo muraza kunyemerera namwe mu jejuru DJ uraza kuntiza mu mwanya hanyuma muze namwe ndaza kubereka yemerewe dotore mwafunguye
merere mwegere imeza mare mufashe fasha Aline yego nimunyemerere mufate izo nkoko ziri imbere yanyu inakomeza kwifuriza abantu bose barahakuza kuryoherwa koze Marene nabo twakiriye nkoko yego sangire rero yakomeza kwifuriza abantu bose kuryoherwa rakoze Marene na pare nimwicarire hanyuma Justin ngaho gira uko mugenza kwa Aline Ivo photographe turi kumwe akoze cyane murakoze cyane ati tubifurije mwese gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa utwemerere rero tubane muri gitaramo kugeza tubisoje yego nabo mwagendanye ukomeza babampere twese biza kutugeraho urakoze Hesha amagambo reka dushimire abantu bose bafata amafunguro mukomeze gufata amafunguro rwose tumuze kureka nanjye nkomeze gane na rugorora rugorora inshuti yanjye dore ko wavuze uti naje nshonje mfite inzara kandi umubabaro w'inzara ntiyayimaze ati rero nicyo canzanye iwawe kwari kugira ngo umare iyo nzara kuko rugorora afite abantu benshi bari kwirwarwanya bakareba ko wayinanira ariko ntibyakunze kuko umuntu yibyarira umukwe ntiyibyarira umugeni n'uwibyarira umugeni ntiyibyarira umukwe rero kubw'izo mpamvu nicyo cyatumye naje naganye iwawe kuko dusanzwe duhanika tugahana n'abageni rero naje gumpa umugeni kandi munemerere guha 8
hanyuma nawe umugeni ariko ntituhaye tugura n'ubwira bwa kera na kare. Hanyuma rero ijambo bavuze niryo nanje nari kwemereye ngusaba kumbwira umunsi uzaba witeguye kugira ngo nzaguhekere. Mbwira umunsi gusa wasize amasaha birabura, amasaha yaratunaniye n'ubundi hano babonye tuje kubicungura ubu nyine ariko mbere yari yatunaniye, ariko kubera ko aya mbere twayishe byatumye tugira vuba ngo aya nyuma tuze kuyacungura. Hanyuma urampa amasaha asaba saa 2 uzabugezeho, hanyuma tuganire. Niturangiza kuganira hazaza ikindi cyiciro saa 4, kuko twese turabemera Imana. Uzaje imbere y'abashumba bahesha umugisha abana bacu. Wakiriro rwinshi uzawakirira inshuti zawe bakugana, ibyicaro ntabwo ugira kimwe, ugenda ubihinduranya. Simpaye menya icyo cyicaro nimba ari ikijya cy'iwawe cyangwa se hari ahandi wateguye nanone kareka kuzayoboza. Bari ahangaha bazatugana bose. Icyicaro tuzabakiriramo ni Gasarani, Mugumo, urusengero ruyobowe na Pastor Muzuri rwitwa Goshen. Hanyuma amateraniro azabera muri Zion. Urakoze cyane rero bumve kandi bafate. Hanyuma rero nakubwiye ko wangendereye ubundi rero uravuze uti ngiye kugusezerera tahe. Hanyuma ndi umugabo utazurya ngo nikubire aka kantu kankorera nanze gutuma umwana. Baravuze ngo amaboko aresha niyo yaramukanye. Aka kantu kajyane kashirira urugorora. Nanone nugere muhira umubwira uti ikimenyetso rero cyo wadutumye ko twagezeyo twanagarutse nuko tuzanye iyi mbindi. Baravuze ngo umugabo nusohoza ubutumwa bw'uwamutumye kandi ijambo naryo ntari nigano. Turaza kumubwira amakuru hanyuma wicare wewe yatumye mwicarane ku ntebe hanyuma upfundure musangire, kuko rugaba niyo nyine gupfundura wenyine kandi yakwisangiza. Usangire umwe kandi bagire kunyota. Hasigaye inshuti yanjye tuzahura uwo munsi. Ijambo ryo kukugabira rero naho rizava, ariko imvugo zawe zo nazemeye. Hasigaye urakagira Imana. Urakoze cyane. Reka nanjye ukiraho ushimire rwose urugendo rwose twagendanye tukigera aha. Mwatwakirije amashyi n'impundu, mutwakiriza indirimbo nziza n'abacuranzi beza. Ibyo byose ni twebwe babiteguriye kugira ngo tunezeze imitima yacu n'amatwi yacu abyumva aryoherwe. Rwose tubarekeye aho watuzimaniye, yewe ugerekaho n'ijambo ryiza watugabira. Ubu rwose ubona ababene rugorora bose bari aha n'ibyishimo byabarenze barimo kunyongorora bakambwira bati uwo kwijibanye na Buhiga, kuko ni rutica umugambi. Ibyo yavuze arabisohoza kandi ibyo atwemereye byose arabiduha, kuko ntabwo ajya ahindura. Aracyari wa wundi wa kera. None udutekereye n'impamba nimugerayo muvuga amakuru ndetse upfundure musangire kibe ikimenyetso yuko washoje ubutumwa. Rwose ndabikwemereye ndibubivuge, kandi n'amasaramu yawe ndabutso yawe ndaza kwimugezaho. Ubwo rero umunsi ni wa wundi wa gatandatu tariki 2 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo ndakwiteguye ni karibu kwa Rugora. Urakoze cyane. Tujya gusubiza umuhesha w'amagambo icyo turaganiye aha ngaha mu cyicaro. Nabivuze bisubiramo, nakwemereye sinakugabiye, ariko uriya munsi ukongere kunsaba umugeni. Kuko nakwemereye kuzoza kukugabira.
nzozanye kukugabira uyu munsi nakwemereye nzaza kukugabira azongera gusubira mu magambo yo gusaba kandi narakwemereye nzaza kukugabira zasaba kandi waje kungabira uzaba ari uburyarya abajya babikora ngo ashika bagatura bagatangira bagasaba ntukansabe uzomba umwanya gusa kugabira urakoze cyane rero tugana ku musozo muraza kunyemerera n'ubundi twatangiye dusenga dusoze nanone dusenga muraza kunyemerera bishoboye tuhaguruka bishoboye tubaza guhaguruka dusenge hanyuma ndaza gusaba Ibiramani aratwemerera atuyobore muri isengesho Uwiteka Mana twongeye guca bugufi uzi izina ryawe rikomeye dushima yuko wabanye natwe guhera mu masaha ya gitondo ubwo data witeka imiryango yaganiraga zose n'ibiguhesha icyubahiro yuko ibirori iyo biciye mu muco ibyo nibyo dusabwa n'ijambo ryawe none ubu data wera byose byagenze neza baje mu birori bamerewe bose neza none ubu turagushimira kuko byose ibiganiro byaganiriwe hano byagenze neza natwe tukaba tunezerewe muri uno mwanya ubwo tugiye kwerekerayo dutaha turagusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe aho umuntu wese aja ataha mu rugo usanga ari amahoro dukomeje no kutwereka ibirori dutegereje kuri uriya munsi kugira ngo nanone Yesu Kristo uzabibemo kuko icyo utarimo rwose ntabwo twagishobora ariko ijambo ryawe ritubwira yuko byose tubishobozwa nawe uzabane natwe kandi ababitegura imiteguro yose aba ari we data witeka uyibafashamo urakoze mwami kubitwemereye turagushimye mu izina ryawe tubisabye ry'Imana ry'Umwuka wera amen abageni bacu baza kutuyungurira abandi natwe turaza dukurikiye